Muraho neza ubwoko bw'Imana. Yesu umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Dushimiye Imana iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo. Imana ishimwe. Ka dusenge hanyuma tubone gutangira. Turagushimiye mwami Imana yacu, Uwiteka murengezi w'ubugingo, uravuga bikaba bitegetse birakomera. Ndagushimiye ko duhaye umwanya mwiza kugira ngo dusangire ku byo kurya by'umwuka. Ndakwinginze ngo tweze utuhumanure, tubare ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu. We mu ruhande rwacu n'ingabo dukomeze cyane, duhe kumva icyo dushakaho kandi icyo tubuza tukireke kuko uri Imana. Bana natwe tugire neza mu izina rya Yesu mbigusabye nizeye, amen. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Mfite icyigisho igihe n'iki kivuga nahaye umutwe uvuga ngo iringire Kristo kuko niwe byiringiro n'agakiza kacu. Iringire Kristo kuko ari we byiringiro byacu ndetse n'agakiza kacu, kandi rwose twikomeze ku mwami wacu. Haleluya, ikomeze kuri Kristo, iringire Kristo kuko niwe mbaraga zacu, ni nawe gakiza kacu, niwe bugingo bwacu. Imana itugire neza. Turaza kwifashisha ibitabo bibiri, twifashisha igitabo cya Rusi igice cya mbere, turahera ku murongo waho wa 14 tugere ku wa 18. Rusi igice cya mbere tugere ku murongo wa 14 tugere ku murongo wa 18. Haranditse ati, barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Imana ishimwe. Dusome mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice bibiri, turahera ku murongo wa mbere. Imana itugire neza. Haranditse ati, igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Kuko nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kubukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye Yeriko. Nawe aramusubiza ati, nkurahiriye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kubukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiriye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi mirongo 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we
arawuzinga awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bubi. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanye. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data data, wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa ahera ko arambuka. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Haleluya, amen. Dusomye ijambo ryiza cyane dusanze muri bino bitabo bibiri, aho twifashishije igitabo cya Rusi ndetse n'igitabo cya kabiri cy'Abami mu bice byaho bibiri. Hanyuma muri iki gitabo cya Rusi twasanzemo inkuru y'umubyeyi ndetse n'abakazana be babiri, Nawomi ndetse n'abakazana be babiri, Rusi ndetse na Orupa, ubwo bari bagiye gutandukana na nyirabukwe. Uyu Nawomi yari umugore w'umugabo witwaga Elimeleki. Hanyuma ngo igihe kiratera, igihe kiza kugera, inzara iratera mu gihugu cyabo cy'Abayuda. Barangije bagira gute, barimuka bajya i Mowabu kugira gute, kujya gushakirayo icyo kurya, kuko ho bari bafite ibyo kurya. Bari bafite abana 2 b'abahungu. Hanyuma rero bagezeyo nabo bashaka abagore, Orupa ndetse na Rusi. Hanyuma rero tutagiye mu mateka cyane tuyinjiremo, dusomye inkuru ukuntu igihe cyageze Nawomi agasezerera abakazana be. Ubwo yari arimo ashaka gusubira iwabo kugira ngo asange bene wabo, kuko yari yumvise yuko Imana yabagiriye neza bakabona ibyo kurya, ariko umugabo we n'abahungu be bo bari bamaze gupfa. Arabinginga ati nimugende musubire mu miryango yanyu. Hanyuma babanza kubyanga, ariko Orupa wageze aho arabyemera, aravuga ati reka ngende rwose, arigendera. Hanyuma Rusi aravuga ati ntabwo bikunda, ndakunambaho, ndakugumaho, kuko wangiriye neza, umbera mabukwe muzima, ndakugumaho. Aho uzajya niho nzajya, ibyo uzarya nibyo nzarya, aho uzagwa niho nzagwa, bazahampambe. Amuha iryo sezerano rikomeye gutyo, amunambaho. Amunamba ari umwana w'umuntu, aravuga ati rwose uko byagenda kose wibimatira, kuko ntabwo nemera kugenda mabukwe, tugende, Imana yawe izaba Imana yanjye. Rusi yarabizi yuko Nawomi n'umuryango we basenga Imana ishobora byose, Imana ya Isirayeli, Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru. Hanyuma yaragize amahirwe yuko agiye muri uwo muryango. Ntabwo rero yari gupfa gutakaza ayo mahirwe, ahubwo yinginga Nawomi kugira ngo akomeze abane nawe, amunambeho. Hanyuma Rusi anambye kuri Nawomi rero yagize umugisha, kuko yaje kubona ibyiza muri uwo muryango. Niba Imana ya Nawomi yarabaye Imana ya Rusi, urumva Rusi yarabonye umugisha.
ndetse n'ijuru ubwo yaragize gutaryanikiwe, yaravuye mu bigirwamana agiye gusenga Imana ya Isirayeli, Imana ishobora byose. Imana itugire neza kandi Imana idusanga. Hanyuma rero Rusi agira gute, anamba kuri Nawomi, aramubwira ati nubwo Orupa agiye ngewe ntabwo nagenda, nta cyambuza kugukurikira, nta cyambuza kugendana nawe, kubera yuko Imana ya Isirayeli ariyo Mana nkeneye mu buzima bwanjye. Uwiteka niwe muremyi w'isi n'ijuru, niyo Mana izabana nanjye, niyo Mana izangirira neza, ninyikorera nzabona ibyiza. Nkwiye kuva mu bigirwamana, nkwiye kuva mu bibi, hanyuma nanjye nkabona iki? Agakiza, nkaba umwana w'Imana. Imana itugire neza. Buriya Rusi ubirebye neza yari yamaze guhishurirwa yuko Nawomi ari umunyamugisha, afite Imana, Imana itanga Umwuka Wera, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana itugire neza, Imana ibe mu ruhande rwacu. Hanyuma rero yanga kunamuka, yanga kumuvaho, amukomeraho kandi yamugireho umugisha. Ntabwo turinjira mu mateka cyane ngo tujya kureba uko Bowazi yacikuye Nawomi, oya ntabwo tubyinjiramo, ariko Nawomi yagiriye umugisha muri uwo muryango, aba umunyamugisha ukomeye kugeza ubwo yagiriye n'umugisha kuri Bowazi. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Rero natwe dufite agakiza ko kunambaho, dufite umwami Yesu wo kunambaho, ndetse tukamukomeraho, tukaba aba Kristo duhamye, kuko niwe uzatugeza mu bugingo bw'iteka. Dufite rero umukoro wo kumunambaho, dufite umukoro wo gukurikira Kristo, dufite umukoro wo gusenga umwami wacu, kuko niwe uzaduhesha kwinjira mu bwami bw'iteka. Hahirwa ngo ufite uwo mwana, ngo kuko ufite uwo mwana aba yamaze kugira na se. Uwamenye Kristo aba yamaze kumenya Imana Data, kandi ntacyo twabasha kubona, ntacyo twabasha kwakira giturutse ku Mana Data bitanyuze muri Kristo. Imana itugire neza. Tugengwa na Kristo, tugengwa n'umwami wacu. Imana idusange. Ndagira ngo rero mbabwire, agakiza dufite duhabwa na Kristo ntabwo ari ako gupfisha ubusa ngo tugate uko tubonye. Nk'uko Nawomi, nk'uko Rusi yabonye Nawomi amubereye nyirabukwe, ntabipfisha ubusa, ahubwo agakomera kandi agakomeza, akabana nawe, akamwikomezaho, nubwo umugabo we yarapfuye abona byose birangiye, ariko ntabwo yatandukanye nawe. Ntabwo yavuze ngo mu gihugu cyabo harimo ibyo kurya agiye kujya kwicwa n'inzara, oya. Ntabwo natwe dukwiye kuvuga ngo hari ibyo twinezezamo byatuma tunezererwa. Ntabwo twavuga ngo muri iyi si duhura na byinshi bitunezeza ngo tureke agakiza twahawe, oya. Ahubwo dukwiye gukomera ku gakiza twahawe na Kristo, tugakomera ku mwami wacu Yesu Kristo, tukamunambaho, tukamenya yuko ari we byiringiro bizima byacu, ari we murengezi wacu, ari we uzatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Imana itugire neza. Iyi nkuru rero iratwigisha kandi iradusobanura neza yuko dukwiriye gukomera ku mwana w'Imana Yesu Kristo, kugira ngo azaba ari we utugeza mu bwami bwo mu ijuru. Imana itugire neza. Hanyuma rero dusomye indi nkuru nziza cyane dusanze mu gitabo cy'Abami ibice 2, ukuntu igihe cyari kigeze cyo kugira ngo Eliya akurwe kuri Elisa ajyanwe mu ijuru. Hanyuma rero Eliya agerageza kubwira Elisa ati rwose sigara hano kuko Imana intumye i Beteli. Nawe aramubwira ati uko byagenda kose ntabwo nshobora gusigara. Elisa rero ubwo yagendanaga na Eliya yajyaga ahura n'abana b'abahanuzi bakamubwira bati dore urabizi se wabimenye so buje ari buze kugukurwa. Akavuga ndabizi ariko ni muceceke, mwebwe ntabwo muzi icyo nshaka, ntabwo muzi icyo ntumbereye, ntabwo muzi uwo nakomeye we n'icyo mushakaho.
niyo mpamvu mu nzira ugenda uri muri kano gakiza, urimo ukurikira Kristo, urimo ukurikira Imana, ntabwo wabura ibiguca intege mu nzira, ntabwo wabura ibigusubiza inyuma, ariko ukwiriye kuvuga ngo ndabizi ibyo muvuga byose, ibi byose biza ndabizi, mfite Kristo, mfite uwo nakurikiye, ntabwo nshobora kumuvaho gutyo byoroshye, ahubwo mukomeyeho. Nawe rero numukomera uzamukuraho ikintu cyiza kandi gikomeye. Rusi yanambye kuri Nawomi amukuraho kuba yaracikuwe na Bowazi, amukuraho kuba umunyamugisha, amukuraho kuzabona ubugingo buhoraho kuko avuye mu bigirwamana akajya gusenga Imana ishobora byose. Yaramurahira aramubwira ati Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, bivuze ngo yemeye. Bwoko bw'Imana, natwe tukwiriye gusezerana iryo sezerano tukavuga tuti Kristo tukunambyeho, rero ni wowe uzatugeza aho ushaka, tukavuga tuzagukorera kuva none kugeza tuvuye muri iyi si, aba ari wowe uzatwiyoborera utubere umugenga. Imana rero ikomeze kudushyigikira, ikomeze no kuduha ubwenge bwo kuyoboka umwami wacu. Hari abantu benshi bafite ibyo bayoboka bakagira ngo koko ni Kristo, kumbe barayobejwe, kuko inyigisho z'ibinyoma zo ni nyinshi kandi zaragwiriye. Uzasanga hamwe bakubwira bati hano niho Kristo aba, hano niho akorera ibitangaza, ugenda usange niho nyine, ubwo niho ugomba usange niho winjiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kumenya ijambo ry'Uwiteka, ukamenya icyo ijambo ryavuze, ukamenya ibyo Pawulo yabwiye Timoteyo amubwira iby'iyi minsi y'imperuka, akamubwira uko abantu bazaba bameze, akamubwira uko ibyo bihe bizaba bimeze, ukamenya ibyagiye bihanurwa na Pawulo avuga ati abantu ntabwo bazaba bagishaka gukurikira iby'Imana, bazaba bashaka icyubahiro, bazaba bishakira iby'izahabu n'ifeza, bazaba bishakira iki? Ubutunzi. Rero abigisha b'ibinyoma nabo utamenya iyo bajya gukura imbaraga, baraza bakavuga bati ni Kristo dukorera, kumbe ni indambi, ni ukwishakira amafaranga. Ugasanga rero bayobeje n'ubwoko bw'Imana. Ntabwo nzi nimba Imana yo mu ijuru kugira ngo ifashe abantu ibanza kubahebebesha cyangwa kubamokesha ngo bamoke nk'inyamaswa, ariko sinzi nimba umuntu yavuga yuko kugira ngo umwuka wera ajye ku muntu, umuntu yuzura umwuka wera ari ukubanza guhebeba. Aho usanga bavuga bati rwose Imana ikora ibitangaza mu itorero ryacu, ni muze mu idini yacu, ni muze rwose namwe mukayoboka. Ugasanga umuntu arabatiza abantu, yamara kubabatiza bakabarambika ari bameze nk'imirambo, barimo bahebeba ngo ni umwuka wera buze. Ariko umwuka wera ni injiji ku buryo ajya kwinjira mu bantu akabahebebesha. Umwuka wera ni injiji ku buryo ajya kwinjira mu bantu akabarambika nk'imirambo, bakarambarara abantu amagana, ugasanga barambaraye ahantu. Umwuka wera agira uko akora. Mujye musenga mumenye aha ibintu murimo kubatizwa ibyo ari byo, kuko ijambo rivuga yuko uwabatijwe rimwe uwo nguwo ntacyo yajya kubaza, ariko uwabatijwe n'amazi yarangiza akabatizwa n'umwuka, uwo nguwo afite ubugingo. Rero nta wundi wakubatiza mu mwuka uretse Kristo wenyine, kuko yaravuze ngo aragiye ngo ariko azohereza umufasha. Uwo mufasha rero ni umwuka wera. Uwo mwuka wera afite uko akora, afite uko yuzuzwa mu bantu, Imana ikabuzuza umwuka wera. Ntabwo rero ari ubwo buryo umwuka wera rwose akoramo. Bwoko bw'Imana, mushishoze, musenge Imana ibahishurire, musenge Imana aribo batiza mu mwuka wera. Ntabwo abapasiteri twakurikira aribo batwuzuza umwuka wera, ntabwo inyigisho baduha arizo zatwuzuza umwuka wera, ntabwo indimi bavuga arizo zatwuzuza umwuka wera, ahubwo umwuka wera tumwuzuzwa na Kristo.
tumwuzuzwa n'umwana w'Imana wamudusezeranyije, ndetse tuzi neza yuko yawuhaye abana b'Imana, kuko mu gihe rwose, mu gihe cyo kwegereza imperuka azasuka umwuka wera ku bantu be. Abantu bazahanura, abandi berekwa, abandi barote. Ariko nitutaba amaso tuzasanga Satani ari uri gukorera mu bantu, tukagira ngo ni umwuka wera urimo kubakoreramo. Ibyo rero kugira ngo tubimenye ni ugusenga amasengesho menshi cyane, tugasaba Imana, akaba ariyo iduhishurira, akaba ari dukora ku maso tukamenya ibirimo kuba. Kuko ingabo za Satani zirakomeye ndetse zifite imbaraga, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Wasanga abantu bayobye, wasanga abantu bakurikiye inyigisho z'ibinyoma, ngo nivumburire ngo umupasiteri hariya, ngo hariya ni kwa Mana ivuga, ngo hariya rwose barahanura, hariya barakiza, ariko nyamara hari izindi mbaraga wakurikiye utabizi. Wagira n'ibyago bakagira imigenzo bagukoreraho, nawe izo mbaraga bakazigushyiramo, ukavuga ngo urajya mu ijuru, Satani akakuvugisha, ukavuga ngo Imana ngo yakuvugishije. Ndagira ngo mbabwire ngo mumenye ubwenge, mumenye ubwenge, dusenge, dusabe Imana kugira ngo tumenye uwo twikomejeho. Ese ni Kristo wikomejeho? Ese ni Imana wikomejeho? Ese ufite intumbero kujya mu ijuru, cyangwa uri kurimbuka wibwira ngo uri kujya mu ijuru? Uzabona ishyano nudasengesha umwuka iteka. Nta kundi gusengesha umwuka uretse gusaba Imana ikaduhishurira, ndetse ikaduha umwuka wera, akadufasha muri ibi bihe turimo tukabitambukamo neza. Ntabwo ijuru tuvuga twazaritaha. Wazajya usanga turisoma muri Bibiliya bikarangirira aho ngaho, tukarivuga mu magambo bikarangirira aho ngaho, ijuru twe ntituzarijyemo. Ariko nidusenga, haleluya, nidusenga tugahamagara Imana, tukinginga Uwiteka, azadushyigikira. Uzasanga itorero mu bihe byahise ryarajyaga risenga, ntabwo mvuze itorero runaka, twese turi itorero rya Kristo, twarajyaga dusenga rwose abantu bakuzura umwuka wera, ariko ugasanga ubu ni ibibazo. Rero bene data, dusenge, tubwire Imana. Ntabwo Imana yacecetse kugeza ubwo Satani ari we ugomba kuvuga. Uzumva abahanuzi rwose bacicikanye, bamwe barimo baravuga bati ni umwami Yesu wambwiye, ariko hari ijambo rimbwira ngo umuntu wese uvuga ati mwami mwami, uwo si we uzaragwa ubwami bwo mu ijuru, uwo si we uzaragwa ubugingo buhoraho, ahubwo ukora ibyo Uwiteka ashaka, uwo niwe uzaburagwa. Rero ntabwo abantu bose uzabona bavuga mwami mwami, twatumwe n'umwuka wera, twatumwe n'Imana. Ntabwo ariko bose batumwe n'Imana. Ibyo ntabwo ari byo. Satani nawe arimo gukora. Abantu ku mbuga nkoranyambaga uzabona abahanuza ati rwose byagenze gutya, natumwe n'Imana, Imana yantumye. Kumbi Satani niwe urimo kumukoreramo kugira ngo abashe kwiyegereza abantu. Nese ugize ngo abo bakorana n'imyuka mibi ntibavuga ngo mwami mwami, ntibavuga ngo Yesu. Ariko ikizira cyamaze kugira gute? Kwinjira hera. Rero wivuga ngo Imana se nifite imbaraga zo guhita ibica? Oya. Ubwo Yesu yacaga umugani w'urukungu, yaravuze ngo, baravuze bati ose tururandure ruve mu masaka. Barabwiwe bati oya, nimurwihorere rukurane nayo. Ibyo mwese murabizi. Rero kuba ikizira ntabwo ari uko Imana idafite imbaraga zo kurimbura ayo madini yiyitirira izina ry'umwami. Oya, ntabwo ari uko itabishoboye, irabishoboye, ahubwo nayo agomba kuba ariho. Kandi urukungu rugomba gukurana n'amasaka. Ariko Uwiteka
abo yatoranije abo ngabo bazamuwe, kuko yaravuze nkunda bankunda kandi abashakana umwete abo bazambona. Natwe rero dushakana umwete Kristo, tumusabe kugira ngo aduhumure, tumenye ibyo twakurikiye n'ibyo turimo. Ese turagana mu ijuru cyangwa se turi kugana mu irimbukiro? Imana tugire neza. Abasore, abantu benshi usanga bavuga bati njyewe nezezwa na hariya rwose, umupasiteri wacu araduhanurira, aratubwira, aratwigisha, tubwira ukubivuga ari na kubanza kubwira Imana utuwiteka mishura ku ruhande, kuko wowe yamaze kugufata rwose. Ariko ukwiriye kumenya utese ni imbaraga z'Imana nkurikira cyangwa hari ibindi. Rero bivuze yuko imbaraga za Satani nazo zigira gute zikora. Ntabwo abahanuzi benshi bakunze guhanura ibijyanye n'ibyo bifuza n'ibyo bashaka ku bandi. Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye viza, Imana nyamara urimo wenda kubeshya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubwoko bw'Imana dukurikire imbaraga z'Uwiteka, dusenga kugira ngo Imana iduhishurire kandi Imana ituyobore mu izina rya Yesu. Reka rero twisengere, twisabire Imana kugira ngo idushoboze kunamba kuri Kristo aho kunamba ku bantu bandi tubona. Ese niba Rusi yaranambye kuri Nawomi ndetse akamugiriraho umugisha, ubu twebwe kunamba kuri Kristo ntitwabigiriramo umugisha ndetse tukabiboneramo n'imbaraga zindi? Rero reka dusabe Imana kugira ngo ariyo yo kutwigisha. Ubwoko bw'Imana musenge cyane kugira ngo Imana idufashe kandi iduhishurire, iduhe kwikomeza kunamba kuri Kristo. Turagushimiye Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe. Tumenye uwo dukwiriye kwikomezaho no kwiringira ko ari Kristo, kandi itorero niwe rishingiyeho, niwe wariremye, niwe warishyizeho. Ndagusabye Mwami Imana ngo umwuka wera wadusezeranije ari wo udushyiramo kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'iby'imyuka iri hanze hano, tureke gukurikira ibidakwiriye, ahubwo Nyiringabo tugukurikire kandi tukubonereho umugisha. Tugire neza uri Imana, uravuga bikaba. Rengera buri umwe wese mu izina rya Yesu mbigusabye, amen.